Haleluya. Bwana sifiwe sana. Mrabizi anaweza daima tuvuga indimi zose. Niyo mpamvu mvuze ngo Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki zangu kutoka Tanzania, Kenya na Kongo. Imana abahe umugisha. Turabakiriye mu izina rya Yesu kuri anaweza. Uyu ni wa mwanya wacu kandi mwiza. Imana yongeye kuduha amahirwe yo kuganira ku ijambo ryayo. Ni karibu tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi Imana ishimwe ko yaguhaye ubuzima. Kaguha andi mahirwe yo kumva ijambo ryayo, Uwiteka himbazwe. Ndagushimye mwami wanjye, mwami mwiza waremye ijuru n'isi. Ndagushima papa ko wandemye mu ishusho yawe. Bakunzi banaweza nabo ukaba warabaremye mu ishusho yawe. Ukaba bakunda ukabubitaho mwami, uhabwa icyubahiro n'ikuzo. Uri mwiza uruwera ugira neza. Urukundo rwawe mwami Imana rurahambaye. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho, nuhabwa icyubahiro n'ikuzo. Uyu mwanya mwiza tugezemo wo kuganira ku ijambo ryawe, tuguhaye ikaze ngo bane natwe mwami. Tuyobore, utwigishe, utugire inama, tuganirize muri rino jambo Uwiteka Imana. Reka mwami Imana uganirize imitima yacu ibyo ugambiriye. Turi hano turaje twemeye twitabye gihe n'abakunzi banaweza daima. Turavuze ngo turiteguye mwami kumva, kandi turiteguye kumvira mwami. Imbaraga zawe zizajya zidushoboza muri byose. Twarakwemereye, twarakwiyeguriye. Bana natwe rero mwami Imana, mitima yacu ihugukire kukumva, kandi data wa twese uri mu ijuru udushoboze kugendera mu nzira zawe. Urakoze Uwiteka, ijambo ryawe n'umutsima w'ubugingo. Urakoze kubw'uyu mutsima uje kutugaburira mwami Imana, kugira ngo ubugingo bwacu bwubakike dukomere Imana, tubashe gukomeza abandi. Icyubahiro ni cyawe. Urakoze Mwuka Wera w'Imana kuje kubana natwe, kuje kutuyobora, kuje kudufasha, kudusobanurira no kutwigisha muri rino jambo. Icyubahiro ni cyawe data mwiza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Abakunzi banaweza nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mushima Imana umunsi ku wundi. Nta mpamvu n'imwe yatuma tudashima Imana. Birakwiriye ko dushima Imana iminsi yose yo kubaho kwacu, kuko ibyo Imana idukorera ni byiza kandi ni byinshi. Ntabwo idusiga n'igitureka, ihorana natwe, tubera amaso n'ikimenyimenyi. Yakongereye umunsi wo kubaho, kandi benshi baragiye, benshi bageze ahacecekerwa. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe njya nsubiza amaso inyuma nkareba ineza y'Imana ku buzima bwanjye. Nkunda kubwira Imana iyo nsenga nkavuga ngo Mana, iyo bitaba imbabazi zawe hanjye haba haribagiranye, ndetse n'imva yanjye iba yarasibanganye, yewe n'izina ryanjye ntiriba rikibukwa. Ni koko, kubera yuko ndabizi ko nahuye na byinshi byagombaga guhitana ubuzima bwanjye. Nahuye n'impanuka, nagize impanuka zitandukanye mu buzima. Naba ntwaye imodoka jyewe ubwanjye, cyangwa naba ngendera mu z'abandi, cyangwa abandi bantwaye. Ni kenshi cyane Imana yagiye indinda impanuka ikaba, ariko nkavamo ndi muzima, cyangwa nawe ukava muri muzima. Kenshi. Hari nubwo umuntu aba agenda ku maguru, wigendera, moto ishobora kuza ikagukubita ukabura apfuye. Hari ugenda ku maguru agasitara akagwa, uwo akaba arapfuye. Yewe rero, iyo nibutse ibyo Imana yankoreye naho yankuye, ndayishima. Hari indwara nyinshi zagombaga guhitana ubuzima bwanjye kuva kera nkiri mutoya kugeza uyu munsi wa none, muri iyi myaka ngezemo. Hari byinshi byakagombye kuba byarahitanye ubuzima bwanjye. Hari intwaro nyinshi zacuwe kundwanya, zakagombye kuba zarandangije. Ariko kubera Uwiteka ndiho, ndi muzima kandi ndi amahoro, ndakorera Imana. Ese we mwene data, byagombaga kuguhitana si byinshi? Ushubije amaso inyuma ntiwabara, ukavuga utaha Mana warandokoye, naha warandokoye, na ya ndwara warayinkijije, nibi warabikoze, nibi warabikoze. Ibyo dukorera ko ari byinshi, dufite impamvu rero kwishima. N'uyu munsi wongera uyishime. Haleluya. Nagukanguriraga gushima Imana, kandi ni iby'agaciro. Gushima Imana harimo imbaraga. Gushima Imana harimo imbaraga zituma imisozi yariri imbere yawe yika uyireba. Gushima Imana harimo imbaraga zituma ugira amahoro wari wayabuze. Umunsi uzajya wumva wabyutse nabi, muri we harimo amajwi akwibutsa umubabaro wawe, akwibutsa agahinda, akwibutsa ibyo wanyuzemo. Ngewe na mama se, ngewe nanjye, ngewe se nahuye n'ibi, mpura n'ibi. Satani yatangiye kukongorera kubara imibabaro yawe. Jya uvuga ngo mva inyuma Satani, Imana yanjye ndayizi. Mu mwanya wo kubara imibabaro yawe, utangira ubara imigisha yawe. Tangira ushima Imana, tangira uhimbaza Imana, tangira uvuga ineza y'Imana. Uyibwira uti ndi hano kubera wowe Mana, nakabaye naribagiranye. Uzajya wumva ubuntu bw'Imana buhembutse muri, uzajya wumva umunezero uhembutse muri wowe. Uzajya wumva hari imigozi iriho icagagurika, uzajya wumva agahinda kariho karangira. Gushima Imana harimo imbaraga. Ushima Imana rero
uko ubonye uburyo. Haleluya. Yes, tugeraho kuganira ku ijambo ry'Imana nanone kandi uko tubonye uburyo n'amahirwe tuzajya tuganira ku ijambo ry'Imana. Ndabizi ko nawe urikunda kandi rikugirira umumaro. Imana iguhe umugisha. Fata Bibiliya yawe tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugacogore gukora ibyiza. Ntugacogore gukora ibyiza. Ntugacogore gukorera Imana. Ntugacogore guhesha Imana icyubahiro. Ntugacogore kwita ku bababaye. Ntugacogore mwene data gusura abarwayi. Ntugacogore kugaburira abashonje. Ntugacogore kwambika abambaye ubusa. Ntugacogore gukora ibyiza. Byiza urabizi ibyo Imana igusaba, ibyo usanzwe ukora. Ntugacogore kubikora. Ntihagire ikigucogoza. Ibihurimo bikubabaje wenda bikugoye ntibigucogoze gukora ibyiza, kuko ibyo byiza nibyo bizatuma urengerwa. Ntugacogore rero gukora ibyiza, kuko mu gukora ibyiza harimo ibisubizo. Uko ukora ibyiza niko Imana nayo ikemura ibyawe. Niko Imana nayo ikwegera igatunganya ibyawe bidatunganye. Burya nushaka kugira ngo Imana igutabare, jya ureba abandi utabara. Jya ureba abandi utabara. Mu gutabara abandi, mu kurengera abandi, kuvuganira abandi, kubasura, kubitaho bababaye, harimo igisubizo. Harimo ubutabazi bwawe. Ntugacogore rero gukora ibyiza, ko muri ibyo byiza niho hazaturuka ineza y'Imana ku buzima bwawe. Muri ibyo byiza, muri uko guhoza abarira, niho Imana izaturuka iguhoza amarira, kugira ngo nawe ubone uko uhoza abandi. Kuko twaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ntugacogore gukora ibyiza. Uko ubikora, uko wigwizaho ibyiza, uko wigwizaho imirimo myiza, niko Imana yihutisha ubutabazi ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niko Imana yihutisha ubutabazi ku buzima bwawe. Umugore Dorcas cyangwa Tabita yitaye ku bapfakazi, arabambika, ngo abadodera imipira, abadodera amakanzu, mbega arabambika, bitaho abapfakazi n'imfubyi. Igihe kiragera ngo ararwara arapfa. Amaze gupfa, baza bamurika imyenda imbere y'Imana, barira. Mu ijuru habura umutekano, barira kubera Tabita. Habaye iki? Habaguhungabana. Barira kubera Tabita, kubera ibyiza yabakoreye. Uzi ukuntu byagenze? Byabaye ngombwa ko Imana imuzura. Byabaye ngombwa ko Imana ikoresha Petero iti ihuti, amahoro arabuze, umutekano urabuze mu ijuru kubera Tabita. Yaramuzuye da. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Yaramuzuye kubera imirimo ye. Ntugacogore rero gukora ibyiza. Yaramuzuye kugira ngo akomeze akore imirimo myiza, akomeze none abo bapfakazi ninde wari kubamenya ko nta wundi wari warabikoze? Ibyo ngibyo usanzwe ukora se nubireka ninde uzabikora ko nta wundi ubishoboye? Ko ari wowe ubifitiye impano, ko ari wowe Imana yabihaye, ko ari wowe Imana yabishyizemo, uwo mutima ko ari Imana yaguhaye wo guhumuriza abandi no kwita ku bababaye. Ntugacogore gukora ibyiza uko ubonye uburyo, kuko niho hazaturuka ubutabazi bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana rero mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6. Reka duhere ku murongo waho wa 7. Ubwo abasomyi ba Bibiliya tugendana. Abagalatiya ibice 6 guhera ku murongo wa 7. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Wumvise mwene data? Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ngo 8. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Wumvise mwene da? Ubibira umubiri we muri wo azasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka muri wo, mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Subiramo ijambo ry'Imana kugira ngo turyumve neza. Ijambo ry'Imana uko urisubiramo, uko urisoma, uko uryumva, uko uritekerezaho, niko Umwuka Wera ari guhishurira. Kandi igikunda gusoma ijambo ry'Imana uvuga cyane. Kuko ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Rero uko usoma ijambo ry'Imana n'uburi na wenyine, iryo banga ndarikwibiye. N'uburi na wenyine jya usoma ijambo ry'Imana ugani, uvuga nk'ubwira undi. Kuko uko urivuga niko wumva ryajwi.
niko wumva amagambo, niko kwizera kwiyongera muri wowe. Kubera ko kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana. Jya ubwira amatwi yawe rero n'umutima wawe byumva ijambo ry'Imana. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. 9. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Yesu ashimwe cyane. Nzi niba wahumvise umurongo wa 9 niba wahumvise. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Mwene data, we gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora uzasarura nutagwa isari, nutananirwa, nutabirambika, nutabireka, nudacogora, nudacika intege. Ukabikora ubikunze utinuba, utitotomba, utiganyira, uzasarura. Urabizi? Uzasarura. Uzasarura ngo ubibira mu mubiri, ubibira mu mubiri. Nawe urumva icyo azasarura. Yesu ashimwe cyane. Ubibira mu mubiri, ngira ngo bahatubwiye umurongo wa 8, ubibira umubiri, we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ubibira umubiri, uwita ku mubiri, wita ku by'umubiri gusa, witwararika iby'umubiri. Muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Niki kindi se wasarura witaye ku mubiri, kubitunza umubiri gusa? Ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo. Twe gucogora gukora neza, bibi byo mu mwuka mwene data, kugira ngo uzabone ubugingo. Kora imirimo myiza kugira ngo uzabone ingororano, uzasarure ineza y'Imana. Twe gucogora gukora neza, kubonye uburyo, kubonye umwanya, kubonye amahirwe, kora ibyiza. Fasha abakeneye ubufasha, tabara abakeneye gutabarwa, rengera abakeneye kurengerwa, humuriza abakeneye guhumurizwa, ambika abakeneye kwambara, gaburira abakeneye kurya. Ukubonye uburyo, ukubonye amahirwe, kubonye umwanya, wibibira mu mubiri gusa, wikwita ku by'umubiri gusa. Uyu mubiri uzabora ujye mu gitaka. Uyu mubiri tuzatandukana nawo. Nubwo tuwukunda, nubwo tuwambika, nubwo tuwusiga, nubwo tuwitaho, uyu mubiri nta kiza cyawo. Igihe kizagera dutandukane nawo, dusubire kwa papa, kwa Mana, mwuka ajyaho wakomotse, umubiri nawe ujye mu gitaka. Wikwita ku mubiri ngo witwararike, uguhagarike ubuzima, witeho, urimbishe, ukunde, kuko birakwiriye. Birakwiriye rwose kuwitaho. Birakwiriye kugenda usa neza, umeze neza. Birakwiriye kuticwa n'inzara. Ntabwo nkubwiye ngo wicwe n'inzara ngo ureke umubiri ntuwite, witeho. Ariko kandi giye gutwara umwanya wawe wose. Tekereze ku mubiri, tekereze ku nda, masaha n'amasaha, tekereze, wite ku mubiri. Ukora ibitunga umubiri gusa, bari byo ukorera, bari byo uharanira. Ubugingo bwawe se bwo buzaba ubwande. Ninde uzabwitaho? Mwuka wawe ninde uzawitaho kugira ngo uzabone ubugingo? Ninde uzabigushakira se? Ko buri muntu wese azimurikiriye imirimo imbere y'Imana. Gihe nikigera tugeze kwa Mana, kwa papa, kwa azatubaza, ko buri muntu azamurika ibyo yakoze. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ntinegurizwa izuru, ntimuyobe. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasarura kubora. Ariko ubibira mu mwuka, muri we azasaruramo ubugingo buhoraho. Kandi ngo twe gucogora gukora neza, turusheho gukora neza, kuko ngo nitutagwa isari tuzasarura. Kandi nakwibibanga, niba ufite ibikugoye bikuruhije ushaka gutabarwa n'Imana, rushaho gukora ibyiza, rushaho gukora imirimo myiza kugira ngo ejo izagutabare. Twabonye ko Tabita byakozwe n'intumwa, nubwo tutahasomye, yatabawe n'imirimo myiza Imana ikamuzura. Urashaka ko Imana izura ibyawe byapfuye se? Urashaka se ko Imana igukiza indwara zabaye karande mu buzima bwawe? Kora ibyiza, Imana ibonereho kugutabara. Kora ibyiza, imirimo myiza, urengerwe, utabarwe. Uzatabarwa ukiri hano ku isi, ako n'ubugingo buhoraho nabwo uzabubona. Kubera gukora ibyiza, kora ibyiza udacogora, kandi ntiwibeshye. Imana ntiyitiranya amazina, Imana ntiyitiranya amasura, kuko niyo yaturemye. Ubu Imana iranzi, izi n'umubare w'imisatsi yanjye, izi imyicarire yanjye, izi imiryamire yanjye, izi imivugire yanjye, izi imitekerereze yanjye, izi imirire yanjye, iranzi wese.
wambona gutya nakarabye nambaye nitunganije ukavuga uti umugore uri hano n'igitangaza, ariko Imana ishobora kubigaye umutima wanjye kubera wenda uko nitwara, kuko irabizi. We ntaguhisha kubera ikanzu nambaye ukabona rwose umugore uraha ntabaho, ariko Imana yareba mu mutima ikangaye. Nawe birashoboka rero, Imana ntaho tuyihisha. Imana ntago yahishwa umutima wawe. Uzahisha abantu, uzisukura, useke neza, uvuge neza, ariko Imana nireba mu mutima nizamenya ibigukwiriye. Rero ngo Imana ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu akora, ibyo umuntu abiba, nibyo azasarura. Mwene data, fata umugambi wo kubiba ibyiza, fata umugambi wo gukora ibyiza, fata umugambi wo kwirwanaho ukora ibyiza, bizakurengera ejo, bizagutabara ejo, bizatabara abana bawe, kandi ubugingo bwawe ubwiteho, uburwanirire, umubiri wawe witeho, umwuka wawe witeho, ariko urutisha umubiri. Mwuka wera abe muri wature, muri wakuyobora, kwigisha, guhugure, kandi naguhugura ubyumve, wubaka ibyo by'umwuka, wite no ku mwuka. Ushaka ibyubaka ubugingo bwawe, ushaka ibihaza mwuka w'Imana uri muri wowe. Soma ijambo ry'Imana, usenge, kora ibikorwa byiza, ushaka ibyiza ubikurikire, uzibukire ibibi, kora imirimo myiza, wigwizeho ibyiza, ejo bizagutabare, bizatuma utabarwa. Yesu ashimwe cyane, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Haleluya! Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Uzatabarwa n'ibyiza ukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ibyo umuntu akora nibyo bimurengera mu gihe runaka. Burya gukora ibyiza ni ukwibikira. Nkunda kubivuga nkavuga ngo kwa kundi twibikira amafaranga muri banki, ukavuga ngo ndi umukozi bazajya bankata aya n'aya bambikire, ejo ayo ngaya niyo azambeshaho, niyo azatunga abana banjye. Nawe ibikorwa byiza ukora uyu munsi, ugifite akabaraga, ugifite uburyo, nibyo bizagutabara ejo. Imana izagikurayo ikurengere. Yibuka iti mama Matilda yigishije umwana uyu n'uyu w'imfubyi aramwishyurira, reka nanjye nishyurire umwana we, reka nanjye mufashe, reka nanjye mutabare muri iki kigerageza arimo. Haleluya! Umukozi w'Imana Ezekiya, Imana yaramutabaye, imwongera imyaka yo kubaho, kubera ko yibukije Imana ibyo yakoze, imirimo myiza. Imana imwongera imyaka yo kubaho. Mwene da, niki kizakurengereje? Ufite ikizakurengera? Ufite imirimo uzibutsa Imana? Ufite ibikorwa byiza uzamurika imbere y'Imana? Umuntu wese ngo azimurikire imirimo imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese ngo azimurikire imirimo imbere y'Imana. Ntuyobe rero, ntucogore, nturangare, ntutwarwe n'isi, ntutwarwe n'agakungu k'inshuti urimo. Zibukira amagambo mabi adahesha Imana icyubahiro. Tandukana n'abagushyira kure y'Imana, ahubwo nibiba ngombwa bakuruze ubugwaneza, ubabwira ijambo ry'Imana, babwira uti bya bindi twahoze dukora, zanjye sombi twahoze tugendera mu gihe ubu namenye Imana naraziretse, ubabere umusemburo, ubabere inyunganizi kugira ngo bave mu bibi, ubakuruzi neza. Zibukira mwene data, shakisha ibyiza ubikurikire, shakisha ibyiza ubikore, kugira ngo ejo Imana izagutabare. Nutaka Imana izavuga iti ndi hano mwana wanjye, uzatabarwa n'ibyiza ukora uyu munsi. Ndashaka kukwibutsa ko mu gukora ibyiza harimo ubutabazi bwawe. Yesu ashimwe cyane. Mu gukora ibyiza harimo ubutabazi bwawe. Imana ntabwo ijya yibagirwa. Haleluya! Ntabwo ijya yibagirwa ibyo ukora bikeya ushoboye. Muri ubwo bushobozi bwawe bukeya, Imana ibona ko ari bukeya, ariko ukanoforaho ugakora icyo ukavunguraho ugakora, ukavunguraho ugafasha uyu, ukavunguraho. Imana irabireba, rega ko bitaguhagije, ariko irareba ko ufite umutima mugari wo gukora ibyiza, izakwagura, izakongerera. Niyo mpamvu rero nta rwitwazo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uzakora umurimo w'Imana, ntabwo uzakora ibikorwa byiza koko wagwije, ahubwo ukorere muri ibyo bikeya bifite. Imana nibona ko ari bikeya kandi urimo kubikoresha neza, wabaye umwizerwa, izakongera. Ntabwo Imana ijya idusaba gukora ibyo itaduhaye. Nta kimana igusaba itaguhaye. Ibyo ikubwira gukora irabizi ko ubishoboye, kuko ibyo yaguhaye irabizi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ntucogore rero,
uzi ko rimwe na rimwe ushobora no gutanga igitambo, uzi ko ushobora no kugenza amaguru yatike wari gutegesha ukayifashisha umuntu waburaye akarya wowe ukagendesha amaguru. Icyo si ikiguzi uba utanze. Imana izakwibagirwa? Ntabwo ishobora. Si umwana w'umuntu ngo yibagirwe. Uzi ko ushobora kuyitera kuguha imodoka, wigomwe itike uragendesha amaguru kugira ngo utabare umuntu waburaye. Ufite imyenda 3 urigomwe ufashe umwe wambitse wambaye ubusa, ntabwo Imana yakwibagirwa. Izakwambika, izakuzuriza ibigega byawe, izaguha umugisha bitewe n'ibyo ukora. Izaguha umugisha bitewe n'umutima ikubonana wo gukora ibyiza. Naje no kukwibutsa mwene data ngo ntucogore gukora ibyiza, kuko nutagwisari uzasarura, kandi uzasarura ibyiza, ariko kandi uzasarura ibyo wabibye. Ntugacogore gukora neza. Ijambo ry'Imana riratubwira mu mubwiriza ngo ntukaruhure ukuboko kwawe gukora neza. Jya ukora neza buri munsi, ukubonye uburyo, ukubonye amahirwe. Ntukavuge ngo ejo nakoze neza, ejo nasuye abarwayi, none ntacyo ndi bukore. Ukubonye uburyo, ukubonye amahirwe, ukubonye umwanya, Imana ikigutije ubuzima mwene data, jya ugerageza gukora ibyiza kugira ngo bizakurengere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ntiyibagirwa. Imana ntabwo yibagirwa. Yesu ashimwe. Ntabwo yibagirwa. Ibintu dukora byose Imana irabibika, ikagikuraho kimwe ikagutabara. Ikibuka iti mama Matilda igihe runaka yakoze iki, ikagutabara. Mirimo yawe myiza izatuma utabarwa kiri hano ku isi, kandi n'ubugingo uzabubona. Yesu ashimwe cyane. Rero bakunzi ba Anaweza, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ntabwo uzasarura ibyo pasiteri yabibye, ntabwo ibyo pasiteri akora ibyo bizagutera gutabarwa. We azakwigisha, hanyuma nawe ukore ibyawe bizakurengera, bizagutabara. Ugira ingingo ikurengera. Igihe kimwe nukubirizwa ibyago bikugose, uzabwira Imana uti Imana unyibuke ko najyaga ngendera neza imbere, wibuke ko nagaburiraga abashonje, wibuke ko nasuraga abarwayi. Imana izabyibuka igutabare. Haleluya. Rero mwene data, komerera mu mwami, ukora ibyiza, shyiraho umwete, ongera ubyuke. Niba wari waraguye, niba wari waracogoye, ongera uhagarare, ushyiremo akabaraga, ukorera Imana. Ukorera Imana, nayo izakugirira neza, izagutabara. Wicogora rero, kandi wibuke ko Imana itanegurizwa izuru. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Yuzuze ibitenga byawe, kwagurira imbago, kugirire neza, kugira ngo urushizeho gukora ibikorwa byiza, urushizeho gukora ibyiza udacogoye, kuko uzasarura. Erega uzasarura. Uzasarura. Ukiri hano ku isi uzasarura, kandi n'ubugingo buhoraho uzabubona, kuko umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Yesu aguha umugisha kandi agushyigikire, agushoboze. Mana ikomeye, Mana nzima, Mana nziza, Mana yo kwizerwa, buzi ijambo ryawe ko warishyize ku mutima wanjye mwami. Ndagushima ko mbizi neza ko hari umuntu uvuganye nawe binyuze muri rino jambo. Ndabizi, ndashidikanya, ndetse si umwe, si babiri, si batatu. Ndabizi ko hari imitima uganirije, ndabizi ko hari abukanguye, ndabizi mwami Mana ko hari abukomanze. Mwuka Wera, ndabizi neza kugiye kuba inyuma y'iri jambo, ugakomeza kurikoresha imirimo n'ibitangaza, rigakomeza kwera imbuto kandi nyinshi. Shyigikira abana bawe bakomeze, abari bacogoye mwami basubizemo imbaraga, abari babirambitse ubahe kubisubiramo, kandi babikorane umwete babikunze, kuko ingororano zirahari ku batazacogora. Bagire neza rero, bahaze, biteho, barwanire mu ntambara zabo zose, ubarengera aho barengana, ubiyereke mwami. Niba gutabaza ubatabare, ubahe umugisha mu byo bakora. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kumvise gusenga kwanjye mwami Imana, nsengeye ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom.